tugenda ko kimeze ndikubwira ukabyanga cyajya akanica no kuri intebe nanjye numva ubwiza bwayo cyo soro ntabazamu musiye mukaraga imisatsi noneho yewe sha uranyukije kandi hano turandi kumwe nako gufasanga rero nayo turanje n'inkoni noneho ariko soro ibintu by'ingofero ngo kagofero mani kagofero mureke ni igikori mani twa turi kumwe ndi kuguza bebe amafaranga ariko ibintu nkoreye cyabyo bya kagofero ndaje ngeze hano hepfo kandi wa murwanyi yasariye muri beti yabaye ni ubwo bugorye bamuwaje barabimoroze none nanjye ranyoheje duce nari mfite twose nutayemo mani sinyuza nawe twanasereye cyane mani kuryo twagiye ni kibazo mani ariko mabura mujamani mva nyine mani reka ngureke nyine mani ugeze como I don't want peace. I want problems always. Why are you running? Why are you running? It is small people. Oh, Billy. Mr. Shah, usikaniza ncyaje gihungu cyanjye na kimwe. ni sawa boss amakuru mutese bravo nitwa King B none harya se boss wanunza wasoro hari amakuru na Abo se nacyo mbonera ruguru. kirimo kirakina urusimbi hari aruguru arimo arakina urusimbi Nacyohereza rusizi gisubire. none se ko kavuze ko ngo uri mukuru we namubwiye kuri boss warabyanga ngo uri mukuru we arimo arakina urusimbi avuga ko nta kintu wamutwara yari kumwe n'akandi gakobwa kagufi akagakara Abakozi b'iki gihe sigaye basuzugura. ese boss nanjye ndimo ndashaka akazi muri minsi nanjye nakazi nakoraga kwa ministri w'ubutegetsi hari aruguru Bamwe bana ruguru aza kugira ikibazo ajya mu Buhinde ariko ndimo ndashaka akazi nose wamakazi se boss wagize ikibazo ajya mu Buhinde bitubura akazi soro ngiye kumwiruka ngiye kumwereza urusizi umpe nimero yawe yandike okay ngera nimero yawe guteranya rimwe ni nyambi urumva nasobanutse nkoresha na WhatsApp ngiye boss God have mercy upon us. turi kuri WhatsApp sawa turavugana sawa wowe ntago ndatinda kumwiruka akoze usuzugura ambwira yambwiye igihe natumiye nuko bitaraza bibaza shiraje akasanga ntaranabizana ariko umwanzuro nawufashe mwirukana kabisa agira usizi wawe shaka undi karibu sheri kumbe ni wewe nakomeye Minsi nje mfite umushe hanze ngo ni cyaje cyo cyanjye nagitinye ko nakibuze cyari ubwoba yego karibu tujye kwicara tuganire karibu tuganire amakuru ni meza ameze neza kare waranyenze urumva yakwanga cyumweru cyose gishize nari mukumbuye bakwirukanye siko mbona usigaye warakeye cyane kurushaho yahe ko nsigaye mfite stress y'umukozi mfitanga ariko wenda mwirukana yego gutumiriza agafanta mu kanya karaje yego ni iby'iki gihe ntabwo nari kumera neza cyane nawe rwose kuko ndi kubibona ko umeze neza ama boss aranyica ndakanyagwa natize we soro Kana me boss ibyo nagutumye birenze soro sanze kwa kazungu naho ari hafunze sinzanagiye igihe bagende bagicucuye wari ukiri he uko bambwiye ko kuri mu rusimbi ariho wari ukiri uyu munsi ndakwirukanye umva boss ni ukuri pe uko imbabarira ni ukuri pe abana bagwangu nandi mu rusimbi barakubeshya pe nta simbi nigize njyamo ni uko imbabarira mfashe
ariko sheri bamubwira nabi. Oya ndeke uyu amaze kunera stress ataha. Ariko sheri wasanga yahuye Oya n'izindi mpamvu wenda. Ntago ari ubwa mbere nzengereza sheri. Reka tumutege amatwi twumve icyamuteye. Arandambiye. No munsi wa nyuma agomba kuba. Ahubwo gira ukuremo iryo kote ryanjye. Nago yaratse warning yararangiye kera cyane. Ubu yarangiye kandi ibintu by'imbabazi ziba kwa muganga. Kanze ngo hagatike ahubwo utahe wanyurusiye. Oya natahe ngo no mutesha mutwe. Betuza no kuri. Reka nze murebera agatike utahe ukuramo iryo kote utahe uko waje. Baby please wamubabariye. Oya nzashaka undi mukozi cyane. Ako boss nari yaze kumpa imbabazi nakureka ngureme ikote ryawe none nawe ntiwari unashoboye umva kibera igicucu urumva agasuzuguro gifite nuko nawe kumva none adashoboza agategeka akabwira sebuja bakangura itike utahe wanyu rusizi gira vuba kandi cyangwa usanga nisubiye ese boss kumaye makeya umese kisako kumuva mu 15 byose umaye sex arangiza sorara yamuko bigenda ubwo kanze muhamagara. God have mercy upon us. Eko kagofi shabye ora amafaranga wowe ufite n'ibibazo ubuse nangiye nibanyirukanye sinsubira usize nani tike mfite shabireke mwana aho gize imana yawe wanyuza n'icumbi nkazabana no boss hamwe ngo nambare mwe Kigali yiba ndajya he numbaze agatekereza nawe nakungutse nese niwe yanzanye muri Kigali ko twahuye nkuze tanaganegeka mwana God have mercy upon us. mana ntago byakunda sawa